Hello, friends. Welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Today rero ngiye kubereka ibintu mutatekerezaga. Wow. Uyu munsi hari nijoro tuvuga reka tube twitemberera turebe uko ibintu byifashe muri quartier my dear. Ngaho namwe nimwirebere. Mbaza ngo uwo muntu uhagaze aho ni iki? Uwo muntu uri aho ngo ni homeless. Uyu munsi hari habaye nkaho hashyuha. Murabizi ko twari tumaze igihe mu bukonje bwinshi cyane, tumaze igihe muri za snow, mbese bitoroshye. So rero uyu munsi hari hasa nkaho hashyushye kandi ari nimugoroba turavuga reka tube dutembera duca muri quartier mo gakeya turebe. Ariko ibyo nabonye numiwe. So ubundi rero ubusanzwe iyo hashyushye aba homeless baraza bakajya ku muhanda bakaguhagarika bagahagarara ku modoka yawe bakajyamo hagati mu modoka yawe ku buryo bashaka nkaho wabagonga barimo gusaba gusa bwa waduhaye n'atanu waduhaye n'abiri So rero ariko iyo ubundi ari mu gihe cy'ubukonje cyane bamwe barapfa kubera kwicwa n'ubukonje ko baba barara hanze. Rero uyu munsi twari turimo twitemberera bisanzwe ndavuga nti reka tugende tugura akantu gatoya tunaca muri quartier gatoya. Murabona ko video ubusanzwe irijimye kandi ubundi muzi ko najya mbahereza ibintu byijimye ariko niko byagenze uyu munsi ndavuga ati reka nakana ko mu karere my dear. Abantu benshi bazi dore ngabo bose mwabonye ngabo to be honest nubone bambaye gutyo ngo bambaye za makote bambaye ni aba homeless ni aba homeless ko niko kuri dore ngabo ariya nubwo nari nkirimo kubafata iyo bambaye gutyo ibyo bikote nuko haba hasa nkaho hakonje ariko ntihari hakonje rwose ubwo ntihari hakonje habe na gatoya. Hanyuma rero ndavuga ntireka nze mbereka abantu muzinga Amerika ngo ni paradiso ngo Amerika ngo ibiki wamubonye dore ngo ndi umukobwa baragenda rwose bazi kwitaho cyakora bazi kwitaho pe. Ubwo rero naho ngaho nari mvuze reka nze mbereke dore ya wicaye hasi mo muramureba dore nuko babyifashe hano nuko babyifashe arahagurutse ndongera ndahindukije ko hirya bari benshi bari bakoze uruziga ari nk'abantu nka 7 bose baba homeless. Ntibazababeshye dore ngo mwabonye utu envelope baba bafite utuntu tw'udushashi kenshi haba harimo ibintu byo kurya bamaze gusaba. Dore undi nawe wamubonye undi dore n'undi abo bose bakoze aho ngaho uruziga aho ngaho niho twari tugiye kugura ikintu cyitwa Burger King. Hanyuma turangije tubona niho birunze bose ni benshi dore look hanyuma abantu bakavuga ngo mana yanjye icyatwa ngo tukajya ni byiza rwose Amerika ni byiza kuyizamo iyo uhuye n'ikibazo my dear wifuza gusubira iwanyu ukakuyobera. Reba uyu nguyu kubera inzara arimo ararya iyo Burger King bamuguriye. Ubwo twaratambutse tumaze gutambuka bahita baza kwitambika ku modoka ngo mwaduhaye bla bla bla. Mbese muri iyi minsi wagira barimo no kwiyahura mugani cyangwa sinzi nyine nanjye nabaye surprised birantungura bagari iyo nshuro noneho yambe ubundi nababonaga bagenda mu nzira nyine bafite ibikarito byabo barimo barasaba ariko muri iki gihe yasaga nkaho hashyushye yazaga akitambika imodoka yawe akayijya imbere akagusaba bro agatega ibiganza ngo wampaye. Ubuzima ntabwo bworoshye kandi ikintu gisekeje before njye nari nzi ko wenda ari ukugira ubukene cyangwa se ari iki kindi aba homeless binaha ni babandi baba baranze gukora bumva ko akantu kose ari ukubahereza bumva ko akantu kose ari ukurya nyine icyo batakoreye wowe wagiye ukavunika wowe wabyutse igitondo we mbese wahuye we n'ibikomeye bakumva ko bashaka kurya utwawe noneho bo y'amafaranga ubahaye cyangwa se yo babonye bakajya kwiguramo ibiyobyabwenge bakiguramo amatabi bakiguramo amayoga something like that. Aho ngaho rero twari tumaze gutumiza Burger King bari bayituzaniye nuriya homeless mwabonaga uri hariya nyine ategereje ko hari undi wakinjira. Guys ntabwo byoroshye numiwe nifata ku munwa ariko nyine ibintu byose biraba ngo twige. Nawe uri aho ngaho urimo gutegura kuza hano bisaba gukora ugakora cyane kuko iyo udakoze ntabwo bita ku icyo ari cyo cyose baragusohora mu nzu ukajya kurara hanze. Nimuza kurara neza dukata imodoka hari ahantu hari ibintu by'ibyenda baryama hanze
ubundi tuhacari hari umugore n'umugabo n'akantu kameze nk'akana nyine karyamye. My dear, numiwe. Niba uteganya rero kuza shana ukura amaboko mu mufuka ubundi ugakora kakava, kuko nudakora bazagusohora, nudakora mbese hano Amerika ukuntu nayibonye kuyibamo bisaba gukora cyane, kandi uko ukora cyane niko usohora amafaranga. So rero ntabwo biba byoroshye. Hanyuma rero guys, thank you for watching this video. Aho ngaho twatuma dusubira mu rugo. Ndavuga nti reka mbereke uko ibintu byifashe ubwo twakomeje. Turimo turataha. Wakoze kureba iyi video, ndagushimiye wakoze subscribe, like, comment, share. Imana ikomeze ibahereze umugisha mwinshi cyane, kandi urukundo muri gukomeza kunyereka. Ni ukuri ndishimye ku bwanyu kandi ndanabashimiye cyane cyane. Thank you for your support. Hagize ugira igitekerezo kindi twakora, cyangwa se hagize uwigira icyo yifuza nabereka kindi, wakandika muri comment hasi, murabizi ko mpita mbasubiza. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane, imigisha y'Imana ibomeho. Bye bye.